twigitangaza ariko ndasuza abantu bari i Burundi, abarundi, abanyamurenge, abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, abanyarwanda cyumba kiragiye. Ikintu kindi ku mutima birashyushye fo, ibitaramo bizaba mu kwa gatandatu, ubwo nyine mugume hano tugume turi kumwe. My name is Sid Wamboy and we are hanging out with our superstar Mr. Bruce Melody, you know, in studio. What? Wow. Ku itariki 7 tuzakora igitaramo mu Buruseli n'abantu mwe mbafitiye ingoma. Officially uyu munsi dutangiye media tour de Nairobi, tuzakomereza na Tanzania na Uganda no muri Europe n'ahandi hose, tuzakomeza tugenda tuba. Hello ladies and gentlemen, boys and girls, dreamers and doers, kanizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze bon, nizere ko mumeze neza cyane ahantu mudukurikiye mwerere hose. Ndabifuriza gukomeza kugubwa neza, ndabifuriza kugira ibihe byiza, ndabifuriza kuguma mushima Imana cyane ko ari nacyo tuba tubifuriza. Hanyuma kama kawaida, ndabashuje cyane abantu mwese mudukurikiye mu bihugu bitandukanye, njya mbabona kabisa. Nsuza cyane abantu muri mu Burundi, mu nce zitandukanye z'u Burundi, greetings to you kabisa, nizere ko meze fresh sana. Suza cyane abantu muri Tanzania, habari zako, nizere ko ibintu ari fresh sana, ibintu ari fla, ibintu ari sana, ibintu ari fresh. Hanyuma suza cyane abaturanyi banyu bari muri Kenya, bari Uganda, bari muri Congo, mwese ndabashuje cyane, n'abandi bari mu nce zitandukanye za Africa, by'umwihariko East Africa. Suza cyane abantu muri USA, how are you doing my brothers and sisters? Nizere ko meze fresh sana, cyane abanyarwanda bariyo ndetse n'abandi batandukanye, abarundi. Suza cyane abantu mwese mudukurikiye muri Europe, abantu muri mu Bufaransa, abantu muri so in different places of the Europe and Asia, nandi mwese nizere ko meze fresh sana, mwese ndabashuje cyane. Hanyuma ikiganiro cyitwa Tembera Culture Vibes, murabizi ko bafite amakuru agezweho mu myidagaduro aba ari kuvuga mu nce zitandukanye, by'umwihariko ku bahanzi bacu b'abanyarwanda dukunda, abahanzi bagiye batandukanye East Africa ndetse n'ibindi bihugu, mukabasha kumenya byinshi mu myidagaduro. Hanyuma ndagusaba niba uri mushyashya kuri channel kandi kuri subscribe, hanyuma tubane right. Hanyuma ni hamashyi cyane kabisa muri hano bagabo cyane right. Hanyuma nyemere ntangirire ahangaha, yitwa Bruce Melody, umujene ko cyane ko yita Munyakazi, uretse ko ari nawe abantu bamurebera cyane cyangwa se abantu bamuzi babana cyane baramuzi, ndetse natwe tubirebera hanze turabibona ko ari Munyakazi, umujene arakora cyane kabisa. Hanyuma mu minsi mike twabatangarizaga ko yatangaje ko afite tour y'ibitaramo bizazenguruka igihugu muri hano mu Rwanda kabisa. Azakora mu ntara zitandukanye, ni muri Kanama nibwo azaba akora bitaramo ari kumwe na The Ben, wari wakanye aya makuru ariko kaza kwemeza nyuma nkuko twabibabwiye. Hanyuma azakora ibitaramo kabisa, ndamwita Munyakazi cyangwa se Mukanyazi nkuko ajya abyivugira. Hanyuma icyo si cyo kituzinda cyangwa se si cyo kituzanye, ahubwo ni indi nkuru nayo yashimishije abakunzi be. Mujene yitwa Bruce, murabizi ko afite indirimbo yitwa Pom Pom iri kujya viral cyangwa se iri gukundwa n'abatari bake. Iyi ndirimbo yitwa Pom Pom, first of all, buriya iyo umuhanzi asohoye indirimbo, kubera ko like ni ibikene ikintu cya promotion cyane, uzasanga ari cyo abahanzi bakuru ba legends barusha abahanzi ba upcoming cyangwa se bakizamuka. Ikintu cya promotion gikorera indirimbo cyane, gituma izamura imibare biteye ubwoba, hanyuma ikabasha kuba yakundwa. Hanyuma mugabo rero ntago yicaye, ngira ngo iyi promotion y'indirimbo yitwa Pom Pom iri gukorwa, yahuriyemo n'abagabo batatu, witwa Brown Joel n'umunya Nigeria, ariko ari gukora promotion, witwa Diamond Platnumz. Biri kugenda gake ariko nawe ari kuyikora kugira ngo abakunzi be nabo babashe kugira kuba bareba iyi ndirimbo, ndetse specifically n'uwitwa Bruce Melody. Igitangaza nawe ari gukora promotion. Hanyuma muri iyo promotion uwitwa Bruce ku saa 5 z'itariki 22 Mutarama nibwo yafataga indege yerekeza muri Kenya i Nairobi kabisa, n'ubundi gukora promotion. Ni promotion yagiye gukora mu bitangazamakuru bitandukanye nkuko yabitangiye hano mu Rwanda. Ngira ngo murabizi yagiye nyura ku bitangazamakuru bitandukanye cyane
ya radio na televiziyo, ngira ngo yaciye kuri Keti Radio, yaciye kuri Radio Rwanda, yaciye ku bitangazamakuru bitandukanye no mu Rwanda, agenda akora promotion y'indirimbo iri kuzamana n'imibare almost ubu ngubu ngira ngo iri hafi kuzuza miliyoni 5 mu byumweru bitatu n'iminsi mike cyane kabisa imaze hanze. Almost miliyoni 5 ni nyinshi, iri kugenda yarafukuze miliyoni 5. Hanyuma yahagurutse hano mu Rwanda, ngira ngo mbumvishe kabisa ahaguruka icyo yatangarije abakunzi be. Ndagaruka dukomeza inyuma speech yitwa Bruce Melody. Officially uyu munsi dutangiye media tour de Nairobi, tuzakomereza na Tanzania na Uganda no muri Europe n'ahandi hose, tuzakomeza tugenda tuba updating. Urugendo rero ukuntu rutangiye mbyutse, ngiye kujya mba updating ubundi buri munsi, ngiye kujyana n'abatamu mbabwiza ukuri. Abantu tutaherukana hano kuri 155 mwabaga hehe, mwari muri mu biki, bundi mwari muri kureba ibiki, mureba ibiki yo tudahari, tubwire mureba ibiki yo tudahari. Hanyuma mubwire ko Gaera nari muri Amerika ko ibintu hano byashyushye cyane, ave mu bukonje harakonje ndabizi. Agaruke home, Dylan Kirigu tumeze neza mubi cyane, CM Kenny Claude Amana Africa, team yose ya 155 akazi tukarimo neza sana. Hanyuma mbibutsa ngo mukomeze murebe indirimbo yitwa Pom Pom, mu sharing, mu streaming kuri digital platforms. Ubu ngubu niyo project dutangiye none aha. Ku itariki 7 tuzakora igitaramo mu Buruseli. Abantu b'i Buruseli n'abantu bari Paris, abantu bari hafi yari hose muri mu bihugu by'ibituranyi bituriye, n'abari muri UK mwaminuka gake ubonye bitakugoye mukaza twazishima na sofa. Nicyo gitaramo cyo nyine dufite muri Europe. Abandi bantu bashobora abantu muri Canada nagiye mbona bavuga muri comment nyine bavuga ko bakeneye show sana, mutu reaching out aba event organizers muri 155, mwaca no muri DM yanjye naho twahakorera imirimo, hanyuma nkabaconnecta n'abantu bari right wo gukorana yewe nabo muri Amerika, namwe turabageraho vuba. Netwe igitangaza ariko ndasuza abantu bari i Burundi, abarundi, abanyamurenge, abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda, abanyarwanda bacu mwe tugiye kubageraho. Ndakorana ibitaramo, shakira gusakuza muracyumva kiragiye. Ndimo gutegurana ibitaramo, hari tour ibitaramo byanjye, ariko guest wacu ni The Ben, muzagenda kumenya n'abandi bahanzi bazagenda bazamo. Nicyo kintu kindi ku mutima, birashyushye fo. Ibitaramo bizaba mu kwa gatandatu, ubwo nyine mugume hano tugume turi kumwe, tuzagenda tu updatinga umunota ku wundi. It's amazing. Yitwa Bruce Melody. Ati turagurutse tugiye muri Kenya, tugiye gukora promotion. Ati tuzazenguka ibihugu bitandukanye, bazaca Tanzania, bace no mu bindi bihugu bitandukanye bya East Africa. Hanyuma kandi murabizi ko afite ibitaramo muri Europe, naho azajyayo. Avuga ati muri Canada naho nabonye muri commentaire bavuga ko bashaka show. Ati I'm ready to come muri Canada nkabahereza show kabisa nkuko mubyifuza. Hanyuma Eugene umuhanga cyane kabisa, gukora promotion y'indirimbo bizamuzamurira fame. Hanyuma kandi ikindi yateguje indi ndirimbo, Eugene abwiye ni Munyakazi, ateguje indi ndirimbo, ni nyuma ko so y'indirimbo zikurikiranya yitwa Munyakazi, ako kude chapeau kuri umujene kabisa, kude chapeau. Indirimbo yitwa Munyakazi yarasohotse nayo iri gukundwa, not only kuba hari Pom Pom nayo iri kuzamura imibare. Hanyuma yateguje indi ndirimbo avuga ko nayo idasanzwe nkuko agiye kubyitangariza. Reka tumwumve and then tugaruka dukomeza. Yitwa Bruce. Hanyuma umushinga w'indirimbo ikurikiyeho nawo dusa nk'abamaze kuwutunganya. Mw'abantu mwe mbafitiye ingoma. Boy, mbafitiye ingoma numva nanjye nkumubyize akantu k'ubwoba. Ariko gahunda nuko gukiteye, muzajya mugenda mubona update. Dufite list y'amaradiyo menshi cyane, za Kiss FM, Trace n'ibindi. Turahanyura tugenda tubwira abantu ngo murebemo cyane ko buriya ingoma yabaye nini muri East Africa, kiba ari igihe cyiza cyo kwifatirana. Mugende no mubwira abantu muzi, abanyamahanga n'abanyarwanda bose bakomeze babirebe. Icya kabiri, tour iraje, twaranansinze, ibintu byose biri kugenda neza. Nibyo mwagiye mubona bitagenda neza, ubwo ni communication bitagenze neza, ariko tour iri mu nzira, tugiye kuzenguruka igihugu.
right, yitwa Bruce. Ati indirimbo irahari igitangaza, right? Okay, hanyuma ikindi kintu wamenya muntu wanjye nuko uyu muhanzi witwa Bruce ni byatangajwe n'uyu mugabo witwa Kenya Mugarura aheberera inyungu za 1:55 AM muramuzi cyane. Yavuze ko indirimbo ashoyemo amafaranga arenga miliyoni 100 bro, miliyoni 100 kabisa zishorwa muri indirimbo yitwa Pom Pom. Ni indirimbo ni big banger, ni big song, indirimbo igomba gukundwa mu binabwiza kubera ko yashoyemo amafaranga menshi. By the way, not only kuba yashoyemo amafaranga menshi, ni indirimbo nziza abantu bagenda bayikunde. Hanyuma ndabakunda cyane kabisa. Reka sorize ahangaha, niba uri mushyashya kandi kuri subscribe. Nshimire cyane abayikoze, muri abantu bagaciro cyane, muri imfura cyane, mwamfura mwe ewana, muri imfura kabisa. Hanyuma mbashimire mwebwe twabanye kuva gitangiye kugeza isoje, ndabakunda cyane. Ikiganiro cyitwa Tembe Culture Vibes, ngendwa Shemi Pacifique, ndabakunda cyane. Ariko by the way uyu munsi muri weekend tubafitiye show live kuri Stall Magazine 60 dutangaza 10 bitwaye neza muri iki cyumweru. Hari nayo kujyamo kabisa, the following kuri social platforms zacu zose twitwa Stall Magazine 60. Hanyuma kandi usige na comment yawe, kandi no kuri like, kandi kuri subscribe, right?